Kimwe n'ahandi mu gihugu, abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bagaragaza ko bakibona abagira uruhare mu kwangiza ibidukikije hirya no hino, ndetse ubwo abayobozi bahagarariye iri shyaka barimo urubyiruko n'abagore ku rwego rw'akarere ka Nyanza bari mu mahugurwa agamije kubongerera ubushobozi ngo bazahugure abandi mu mirenge, bongeye guhabwa umukoro kuri iki kibazo nabo biyemeza kongera ubukangurambaga. Nkanjye nk'umuturage tubibona nabi kuko tuba turi kwangiza igihugu cyacu. Nk'ababyeyi haje pampa, bafata papa bakazinyanyagiza ku musozi bakazita mu mashyamba, imbwa zikabijyana hirya no hino, abandi bamesera mu migezi, abandi bakavoma wa mwanda abandi bafuze. Nge ndumva ibyo atari byo. Ugasanga uvanye nk'imyanda mu rugo ujugunya aho ubonye, ejo n'ejo bundi imvura izagwa isakume ijyane mu mugezi. Hari abadafite amarobine mu rugo bavoma mu kabande, usange abana bidumbira mu kabande. Ni byinshi cyane byangiza ibidukikije. Ingamba rero twafata ni uko twajya tubirunda hamwe tukabiha, hari kampani zitwara ibishingwe. Umukoro twese nyine haryo usanga umuntu nta muturage azi ngo nta murima afite wo kuba yahinga imboga, kandi nyamara bya bishingwe ujugunya aho ubonye hose byakakubereye ifumbire yatuma nawe wigirira dodo ugasarura uko ushatse. Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Honorable Senateur Dr Frank Habineza wavuga ko ubu buryo bwo kongerera ubumenyi n'ubushobozi abarwanashyaka ari ingenzi ku ishyaka kuko byongera imbaraga zaryo, dore ko mu gihe cya vuba ngo bazatangira no guhugura abo ku rwego rw'imirenge ku by'imyanda imenwa abonetse hose ikangiza ibidukikije. Asanga leta ikwiye gushyiraho nibura uburyo buzwi bwo kuyitunganya muri buri mujyi. Ubundi dushyigikiye ko habaho uburyo bwiza bwo gufata imyanda ndetse akabaho n'uburyo bwo kuyitunganya. So ari igihe biba bisaba ko abantu bagira ibimoteri cyangwa se ibimoteri biteye imbere. Hari imyanda ishobora kuvamo ifumbire, hari n'ishobora no kuvamo n'ibindi abantu bashobora kuba bakoresha neza. Ariko ikintu kibi ni uko imyanda tuyifata tukayimena mu ngo z'abantu cyangwa mu muhanda, amazi anuka bivuye n'ahantu habi hose. Ibi byo rwose tusaba ko habaho uburyo leta igomba gukoresha bwo kuba yatunganya iyo myanda. Icyo tuvuga muri centrale hari icyo bita central sewage system, nk'ubwo bavuga ngo muri uyu mujyi akabaho uburyo imyanda yose iva mu ngo yose ishobora kuba yatunganywa. Ariko ntabwo ari hano muri Nyanza gusa, no ku rwego rw'igihugu turabivuga ko bigomba gukorwa neza, ndetse na cya kimoteri cyanduba nacyo ntabwo kimeze neza. Twabisabye kenshi ko kigomba gutunganywa kuko cyo noneho gifite imyanda myinshi cyane ishobora no kuba yavamo n'amashanyarazi. Imibare y'ikigo gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA n'iy'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko akarere ka Nyanza ari kamwe mu turere 7 twagaragayemo ibyaha 132 by'abangije ibidukikije hagati ya 2022 na 2024. Mu mategeko y'u Rwanda ibi byaha bigira ibihano bitandukanye, ariko iyo byakorewe muri pariki y'igihugu cyangwa mu cyanya gikomye, igihano kiba igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'5 n'ihazabiri hagati ya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Nyanza nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.